Muraho, nk'uko bisanzwe buri mwaka u Rwanda rwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ururimi kavukire mu kwezi kwa Gashyantare tariki ya 21. Uwo munsi ukazizihizwa kuri iyo tariki umwaka utaha wa 2023. Mu kwizihiza uwo munsi hakorwa ibikorwa bitandukanye bigamije guteza imbere ururimi rw'Ikinyarwanda. Muri ibyo bikorwa by'umwihariko hakaba hategurwa inama nyunguranabitekerezo ihuza abashakashatsi impuguke ku rurimi rw'Ikinyarwanda. Muri iyo nama hakaba hateganijwe kuzaba ibiganiro hagati y'abo bashakashatsi ndetse n'impuguke ku nsanganyamatsiko igira iti: akamaro ko kwita ku kunoza imikoreshereze y'Ikinyarwanda mu ngeri zose z'ubuzima bw'igihugu. Abashakashatsi rero bakaba bahamagarirwa kwandika inyandiko z'ubushakashatsi ku Kinyarwanda kuri iyo nsanganyamatsiko. Izo nyandiko zikazatangazwa mu igazeti Umurage. Tukaba rero tubahamagariye mwebwe abashakashatsi n'impuguke ku Kinyarwanda gutanga umusanzu wanyu mukora ubushakashatsi kuri iyo nsanganyamatsiko twavuze, kandi mugira n'umusanzu kugira ngo iyo gazeti yacu ibone inyandiko dutangazamo. Izo nyandiko zishobora kuba ari inyandiko y'ubushakashatsi uteguye ucyumvira itangazo, cyangwa se ikaba ari inyandiko y'incamake y'ubushakashatsi wakoze kuri iyo nsanganyamatsiko twavuze, cyangwa n'indi bifitanye isano, cyangwa ikaba ari n'inyandiko wakoze mu bushakashatsi mu ishuri niba uri umunyeshuri wa kaminuza kuri iyo nsanganyamatsiko. Murakoze.